nongeye kubasuhuza bakunzi ba Soma Rwanda TV. Ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Uyu munsi mbazaniye inkuru z'umunsi, ni inkuru udakwiye gutikwa. Niba utarakora subscribe nyarukireho gatoya maze ukore subscribe, tugiye twibanira mu makuru mbagezaho ya buri gitondo. Uyu munsi niba ukunda Soma Rwanda TV, ni ikiganiro menya byinshi. Uyu munsi ugiye kumenya ibyiciro by'indishyi z'imodoka ku mpanuka. Ikindi ugomba kumenya uyu munsi nuko ugomba kumenya ibiciro bijyanye n'ubuvuzi, uburyo bwiyongeyeho 70.7 muri Nyakanga. Ngira ngo tugiye gutangira. Niba ukunda Soma Rwanda TV nyarukiraho gatoya ukore subscribe. Nakubwiye ngo ni channel nziza cyane, ni channel ugiye kujya ukurikiraho amakuru meza cyane. Narabibabwiye kenshi, mpora mbibabwira. Itegeko ryerekeye imyishyurire y'indishyi z'imodoka ku mpanuka rigaragaza uburyo uwakoze impanuka bitewe n'urwego iriho yishyurwa. Ushobora kuba ufite imodoka ihenze, tugiye kureba uburyo imodoka yawe ishobora kuba yakwishyurwa iramutse yakoze impanuka igashwanyagurika. Muri iri tegeko harimo ingingo ya 4 ivuga ku ndishyi zihabwa umuntu wagize ubwononekare bw'umubiri. Ahabwa indishyi zo kuvuzwa cyangwa gusubizwa amafaranga yatanze yivuza nayo yaguze imiti kubera uburwayi bukomoka ku mpanuka. Uwagize impanuka anishyurirwa cyangwa agasubizwa amafaranga y'urugendo yatanze. Yitoza gusubira uko yari ameze mbere no kongera kwitoza umwuga we. Yishyurirwa cyangwa agasubizwa amafaranga yo kugura amenyo y'amakorano. Ngira ngo iyo ukoze impanuka hari igihe amenyo ashobora kuba yakuka. Hano baguha amenyo y'amakorano. Insimburangingo cyangwa inyunganirangingo asubizwa andi mafaranga yatanzwe n'uwagize ubwononekare bw'umubiri cyangwa n'undi muntu wamwitagaho. Ikindi ugomba kumenya, amafaranga asubizwa ni amafaranga yagaragajwe inyemezabuguzi ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwemewe n'amategeko agenga uburyo bw'isoresha. Icyakora amafaranga atagaragarizwa inyemezabuguzi ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bwemewe n'amategeko agenga uburyo bw'isoresha yumvikanwaho kandi agashyirwa ku kigero gikwiye hagendewe ku biciro biri ku isoko. Irangira ry'igihe cyo kwivuza rigenwa na muganga wemewe na leta. Ingingo ya 5 ivuga ku ndishyi zihabwa umuntu wagize ubumuga budahoraho bwamuteye guhagarika akazi. Ahabwa indishyi mu mafaranga ajya mu kigwi cy'umusaruro wose atabonye bitewe no guhagarika akazi cyangwa igice cyawo. Amafaranga y'indishyi abarwa uhereye ku munsi yahagarikiyeho gukora akazi kugeza ku munsi yagaruriyeho ubushobozi bwo gukora akazi, wemezwa na muganga wemewe na leta. Ingingo ya 6 yo ivuga ko indishyi zihabwa umuntu wagize ubumuga buhoraho buri ku gipimo kigenwa na muganga ubifitiye ubushobozi. Ahabwa indishyi nsimburagihombo cyangwa y'ibyo yari kuzunguka. Ikindi ni indishyi z'impozamarira z'ububabare, indishyi z'ubusembwa ku mubiri, indishyi zo gutakaza amahirwe yo gushaka, indishyi yo gutakaza amahirwe y'akazi. Ingingo ya 7 ivuga ko indishyi zihabwa abafite uburenganzira bukomoka ku muntu wishwe n'impanuka. Bahabwa indishyi z'amafaranga yishyuwe ku mihango yo gushyingura, indishyi nsimburagihombo cyangwa iy'ibyo yari kuzunguka, n'indishyi zibangamirwa ku muco. Ingingo ya 8 ivuga ku ndishyi zihabwa umuntu wangirijwe umutungo ku rwego rwishyura indishyi rwishyura uwangirijwe umutungo indishyi zihwanye n'ibyo yangirijwe. Inshingano zo kwishyura indishyi hano ni inshingano zo kwishyura indishyi n'isimburwa mu burenganzira ku ndishyi. Ingingo ya 9 ivuga ko impanuka zishingiye
zishyurwa. Hano ingingo ya 9 ivuga ko impanuka zishingiwe zishyurwa n'umwishingizi bireba. Impanuka zitishingiwe zishyurwa n'urwego rwishyura indishyi. Icyakora urwego rwishyura indishyi ntirwishyura uwangirijwe n'impanuka atishingiwe iyo ibaye ntimenyeshwe polisi cyangwa ubushobozi bw'umurenge waho yabereye mu minsi 7 nyuma y'uko ibaye cyangwa nyuma y'aho usaba indishyi ayimenyeye. Impanuka yatejwe n'inyamaswa ikamenyeshwa urwego rwishyura indishyi nyuma y'amezi 2 abarwa uhereye umunsi impanuka yabereyeho. Impanuka yatejwe n'ikinyabiziga ikamenyeshwa urwego rwishyura indishyi nyuma y'imyaka 2 ibarwa uhereye ku munsi impanuka yabereyeho. Inkomoko y'amafaranga kubara no kwishyura indishyi zikomoka ku mpanuka. Ingingo ya 11 ivuga ko amafaranga yo kwishyura indishyi zikomoka ku mpanuka zitishingiwe akomoka ku 10% by'amafaranga atangwa ku bwishingizi butegetswe ku buryozwe bw'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, na 5% by'imbumbe y'umwuka w'urwego rufite ubukerarugendo mu nshingano rukura mu bikorwa by'ubukerarugendo bikorerwa ahantu hakomeye. Ingingo ya 12 ivuga ko hagendewe ku byangijwe n'impanuka no ku musaruro w'uwangirijwe n'impanuka cyangwa abafite uburenganzira bukomokaho badashobora kugaragaza umusaruro nyakuri uwangirijwe n'impanuka yabonaga mbere y'impanuka. Indishyi zishyurwa hagendewe ku musaruro w'ukwezi ukomoka ku kazi ucibwa umusoro w'umusaruro ukomoka ku kazi ku gipimo cya 0%. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Ngira ngo dutangira nababwiye ko ndakomeza mbabwira ku biciro bijyanye ndetse bitandukanye n'uburyo wivuzagamo. Uyu munsi rero tugiye kureba ibyiciro bijyanye n'ubuvuzi uburyo bwagiye bwiyongeraho 70.7% muri Nyakanga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurushamubare mu Rwanda NICR cyatangaje izamuka ry'ibiciro by'ibirimo ibijyanye n'ubuvuzi byiyongereyeho 70.7% muri Nyakanga mu mwaka wa 2025, byatumye muri rusange ibiciro mu mujyi byiyongeraho 7.3 ugereranyije na Nyakanga mu mwaka wa 2024 n'umwaka washize. Iyo ugereranyije Nyakanga ngira ngo mbabasomera nababwiye ko channel ni Soma Rwanda TV. Ibi ni ibintu mba nkusomera, ujye wihangana niba ubyumva nabi, nzajya nkusomera neza cyane. Iyo ugereranyije Nyakanga mu mwaka wa 2025 na Kamena umwaka wa 2025 usanga ibiciro byiyongereyeho 0.1%. Izamuka ahanini byatewe n'ibiciro by'ibijyanye n'ubuvuzi byiyongereyeho 69.3% n'ibiciro by'ibijyanye n'ubwikorezi byongereyeho 2.7%. Iki kigo cyatangaje ko ubwiyongere bw'ibiciro bwatewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byongereyeho 3.4%. Ibinyobwa bisembuye n'itabi byazamutseho 12.2%. Iby'ibijyanye n'ubuvuzi byongereyeho 70.7%. Iby'ibijyanye n'ubwikorezi byiyongeraho 7.1%. Iby'amafunguro n'icumbi byongereyeho 20.1%. Ibiciro by'ibintu bitarimo ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu byongereyeho 7.7% ugereranyije Nyakanga umwaka wa 2025 na Nyakanga umwaka wa 2024. Nizamuka rije rikurikira iryo muri Kamena umwaka wa 2025 kuko byari byiyongereyeho ku kigero cya 7%. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ikiganiro nimenya byinshi ni ikiganiro nkugezaho aho mba nkusomera inkuru zicukumbuye, inkuru zizewe. Izi nkuru nakugezagaho nazikeshaga umuseke.com. Wakoze kunkurikirana. Niba ukunda Steven Rwanda kora subscribe ubundi ujye wimenyera uko ibiciro bihagaze ku isoko.
wakoze kunkurikirana, ndagukunda. Ugire imbaraga z'umunsi, wirirwe ukomeye, ukore wunguke, kandi urubyaro rwawe rukomeze rugere kuri byinshi. Ikiganiro nimenya byinshi, ndagukunda cyane.